reka twongera kukwifuriza igitondo cyiza. Uyu ni umunsi wa mbere utangira icyumweru. Umunsi nk'uyu nguyu rero reka tunyarukire no mu bijyanye n'ubugenzacyaha, aho buriya abaturage bagira uruhare rukomeye mu kurinda ahabereye icyaha ndetse n'ibyo bimenyetso kubirinda kugira ngo ubugenzacyaha ndetse n'ubutabera bugira aho buzashingira. Reka twakire Jean Claude Karasira, niwe uri bubidusobanurire neza. Ikaze muri studio. Nakoze cyane. Kuki mufite aho muhurira n'ibijyanye no kurinda habereye ibyaha? Ibyo ngibyo bigendana n'inshingano za RIB zirimo gukumira, gutahura no gukora amaperereza ku byaha. No kuvuga ngo iperereza ritangira habereye icyaha. Yego. Kuko niho dukura ibimenyetso by'ibanze. Ngira ngo bigendana ku ihame ry'uwitwa Rokad wavuze ngo aho umuntu every contact leave a trace, ni kuvuga ngo ibikoranyeho bifite icyo bisiga. Iyo rero ahabereye icyaha hageze uwo muntu wakoze icyaha, akenshi tugendera kuri principe yo twakwita nka mpande eshatu. No kuvuga ngo hari uwakoze icyaha, hari uwakoreye icyaha, hari n'ahabereye icyaha. Iyo mpande eshatu yagizwe n'ibyo bintu bitatu. Ni kuvuga ngo uwakoze icyaha agera ahakoze icyaha akahasiga ibimenyetso cyangwa akabihakura, uwakoreye icyaha ahasiga ibimenyetso cyangwa n'akabihakura, n'ahakorewe icyaha hasigwa ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero hantu hakorewe icyaha nk'uko turi buze kubibona, ni ahantu hagomba kurindwa cyane kugira ngo tutavangamo ibindi bimenyetso byacu nabyo bishobora kuba byagira gute byayobya. Tugende rero kuri iyo principe, ni ukuvuga ngo iyo mutubonye tugiye ahabereye icyaha, tuba mu by'ukuri tugiye gushaka ibintu bituma dufata wa muntu wakoze icyaha tukamuhuza n'ahabereye icyaha, tukamuhuza n'uwakoze icyaha, cyangwa uwakorewe icyaha nawe tukamuhuza n'uwakoze icyaha. Ni ukuvuga ngo tuba twegeranya ibyo bintu byose kugira ngo tugerageze gushaka wa muntu turi gukeka ko yakoze icyaha, tumushyira ahakorewe icyaha, tumuhuze n'uwakoze icyaha, kugira ngo noneho bibe bigoye kugira ngo abe yavuga ko atakoze icyaha. Ntabwo rero bigarukira wenda kuri aho habereye icyaha, twifashisha n'ikoranabuhanga. Yego. Ku buryo nk'amatelefone n'iki dushobora kuvuga tuti uyu muntu yari ahari bitewe n'umunara yakoreshaga, noneho ibyo byose bikadufasha mu gukora iperereza. Uri aho ngaho buriya kuva wageze muri RBA, iyi telefone ufite hari umunara byanga bikunda uri hafi yayo ku buryo umuntu yaje kuvuga ngo yari ari hano hafi? Ni ukuvuga ngo kuva mpaguruka mu rugo, nshobora kuboneka igihe nahagurukiye mu rugo niba hari umuntu twavuganaga. Yego. N'igihe nahagereye naho naciye. Ni ukuvuga ngo iyo minara iyo umuntu ayikurikiranye umuntu ashobora kumenya ngo uyu muntu yageze aha agera. Ubwo ngubwo wenda nubwo bitajyanye cyane n'ibyo tugiye kuganira, ariko nabyo ni ibindi bimenyetso bidufasha, kuko uramutse wasanze n'iyo telefone ni ukuyiharekera, ntabwo ari ukuyifata ngo ugire aho uyitwara, cyangwa n'iyo computer, kuko usanga hari n'ibindi bimenyetso dukura muri ibi bikoresho by'ikoranabuhanga nabyo dushobora kuba twakwifashisha. Ni ukuvuga ngo ino telefone dushobora kuramo za message, dushobora kureba ngo kanaka yavuganye na kanaka, dushobora gukuramo ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo niba hari amafoto basangiye, niba hari ibiganiro basangiye, niba hari iki, niba banavugana, kuko umuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu bavugana akoreye ibyaha ntago muzi, ariko niba hasanze nk'icyo kintu biba byoroshye kugira ngo umuntu agera gute ahita amenya ko bishoboka ko ashobora kuba uwakoreye icyaha afitanye isano n'uwakoze icyaha. Muri kwa kubungabunga ibimenyetso, ahangaha ibimenyetso navuga ngo bivugwa cyangwa byoroshye kuba byarindwa ni bya bindi bifatika, cyangwa se kuko urumva hari wa mugani wakorewe icyaha cyangwa se uwakoze icyaha ashobora gukuraho bya bimenyetso cyangwa se bya bindi bifatika, niba ari icyuma yakoresheje, niba ari iki. Icyo gihe bya bimenyetso biba bigomba kubungabungwa n'ibimenyetso ki? Urakoze cyane. No kuvuga ngo kuva ninjiye hano muri studio hari aho nakoze, niba nkoze hano mfite icyo masiga, ndahasiga fingerprint. Ni kuvuga ngo ibimenyetso by'intoki. Yego. Niba nakojeje ikiganza ndahasiga palm print, ni kuvuga ngo ikiganza kirahasigara. Aho nakandagiye
ndahasiga footprint kuko inkweto zanjye zagize gute zakandagiye. Niba naje nambaye ibirenge ndahasiga footprint, ibirenge byanjye birahasigara. yego Niba ndi kuvuga nk'uko mvuga nkanywa kuri aya mazi, ni ukuvuga ngo niba agacupa ngasize ndagasigaho fingerprint, ndagasigaho ibimenyetso by'intoki. Niba nanyweye ndasigaho amacandwe ashobora gukurwamo uturemangingo. Niba wenda ari ahantu nk'ubujura, niba napfumuye nkoresheje icyuma, ni ukuvuga ngo cya kintu wa mutarimo nakoresheje urahasiga trace. Ubwo nacyo ni ikindi kimenyetso ushobora kuba wasanga habereye icyaha. Ni ukuvuga ngo niba wenda habayeho nk'icyaha cyo gufata ku ngufu, ni ukuvuga ngo niba habayeho kurwana, kumuciraho imyenda, ipesi bikagwa, ni ukuvuga ngo bya ipesi nabyo ni bya bimenyetso bifatika wahoze uvuga. Niba habayeho kugera gukorera imibonano mpuzabitsina umugabo akarangiza, ni ukuvuga ngo ya masoro n'ibimenyetso umuntu ashobora kuba yakura ku hakoreye icyaha. Ni ukuvuga ngo turahuza wa wundi wakoze icyaha tumuhuze n'uwakorewe icyaha. Ni ukuvuga ngo inzira zose ugenda unyuramo, ibintu byose ugenda ubona, niba hari intwaro nakoresheje, niba wenda nagiye kwiba nitwaje intwaro nkarasa, ni ukuvuga ngo cya kindi twita igitoryi gifite icyo kivuze. Ni ukuvuga ngo niba tukibonye turamenya ko barashe, ariko ntabwo bigarukiraho. Ni ukuvuga ngo niba hari imbunda ya kirashe ibonetse dukeka, iyo mbunda bakoresheje ibyo mu buhanga bita ballistic, bashobora kumenya ngo iyi mbunda yarashe iki gitoryi. Niba uburyo yarashe niba murashiye hafi cyane dufite suspect, ya mbunda narasira musigaho powders. Kuvuga ngo suspect powders usohoka mu mbunda nayo tushobora kuyibona, tukavuga tuti uyu muntu ashobora kuba yarashe. kuriya warashe buriya powder ishobora gusigara powder y'isasi isigara ku ntoki. Ni ukuvuga ngo nabyo bifite icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo tugendeye kuri ya principe ntituyigarukaho, akantu kose niba wageze ahantu, niba wakoreye ikintu, hari ikintu uri buhasige cy'ibimenyetso. Ariko ibyo ni ibimenyetso wenda bigaragarira amaso, hari n'ibindi bimenyetso bitagaragarira amaso wenda tujya twifashisha. Hari nk'igihe haba hari nk'inyandiko, yego turi kuvuga tuti, umuntu avuga ati inyandiko sinjye nayanditse, undi akavuga ati ni wowe wayanditse. Ni ukuvuga ngo iyo tubifashe tukabitwara muri laboratoire bafite imashini biga inyandiko, bakavuga bati umuntu yandika gutya. Ni ukuvuga ngo urebesha amaso ntiwamenya ngo uyu mukono si uwanjye cyangwa n'uwanjye, ariko ukoresheje ayo mamashini hari fibers, ubwoya nk'ubwoya bari akantu gatoya ushobora kuva ahabereye icyaha, nabyo ku buryo bashobora nk'umusatsi iyo urandutse ukaranduka, bashobora gukuraho agapariti, bashobora gukuramo DNA, ku buryo ushobora kuba wahuza umuntu n'uwakorewe icyaha. Cyangwa wenda tugarutse muri za ngero twatangaga, niba yamufata ku ngufu akamunosha, ashobora gusigarana nk'umubiri mu nzara. Ni nayo mpamvu akenshi usanga tugira abantu inama ko umuntu wakorewe icyaha, ubwo biratujyana ku gisobanuro cy'ahakorewe icyaha, hashobora kuba ahantu, hashobora kuba ikintu, hashobora kuba ku muntu. Ni ukuvuga ngo wa muntu wamunoshe mu mubiri, mu nzara ashobora gusigaranamo uduce tw'inyama, natwo dushobora kuba twakurwaho DNA. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu dukekaho icyaha, wa muntu dukeka ko yakoze icyaha cyangwa wakorewe icyaha, nawe tuba tugomba kubatwara kugira ngo nabo bakorere isuzuma ryimbitse, kugira ngo barebe ko nta bindi bimenyetso babakuraho bishobora kuba byakwifashishwa mu gukora iperereza cyangwa mu kugerageza kumenya ngo ninde wakoze icyaha. Kuko akenshi iperereza, intambara tuba turwana, ni ukuvuga ngo ese ninde wakoze icyaha wabigizemo uruhare. Ni Jean Claude Karasira, arakoze cyane. Ahangaha nahita mubaza ntise ko numva byose biri kuzamo ikoranabuhanga, ubu ntabwo biri kuborohereza akazi? Mu by'ukuri nsubiye inyuma gatoya, ngira ngo nko muri za 2005 na 2006 dukora amaperereza, wasangaga ibimenyetso byinshi dufite ari ubuhamya. Ubwo biratugarura ku bimenyetso dushobora gukoresha, ibimenyetso birimo ubuhamya, ibimenyetso birimo ibi twita scientific, ibingibi by'ikoranabuhanga ya cyber. Hari ibimenyetso rero nanone by'abahanga, ni ukuvuga ngo ibingibi dukura ahabereye icyaha tukabijyana muri laboratoire. Ni ukuvuga ngo
hariho koroshya iperereza ariko no ku rundi ruhande hariho no kugira ibimenyetso noneho bifatika kuko nk'ubuhamya ushobora kubwira umuntu uti umvugira ibi akabivuga ugasanga wenda nk'umugenzacyaha utamenyereye ntamubajije neza ntabashe no kumukuramo ko ashobora kuba abeshya kuko hari nk'abantu bemera ibyaha akacyemera kugira ngo habe hari undi muntu wakigizemo uruhare wenda wamuhaye amafaranga kugira ngo atagaragara ni ukuvuga ngo ibimenyetso biza byuzuza neza ibimenyetso bindi tuba dufite ubuhamya n'iki kandi bigakuramo icyo nakwita doubt urujijo. Icyo numva cyo yendeye ikoranabuhanga rirabafasha no kumenya uwakoze icyaha wa nyawe mutabanje kugendera ku buhamya bw'umuntu runaka. Umuturage arasabwa kurinda ahabereye icyaha kandi akenshi ahabereye icyaha hari nk'igihe niba hica umuntu avuga ati muhakoropere reka ibi ni ishyano ryaguye bazaza guperereza ariko ibi ngibi bidakomeje kugaragara hano. Umuturage abwiye abantu ati hariya ni muhatunganye ahabereye ibyaha ariko ni muhatunganye. Uwo muntu bikoze gutyo akoze ikosa. Mu by'ukuri ni ukureba ese kugira ngo tuvuge ko umuntu yakoze icyaha n'iki kiba kigomba kuzura kuko ashobora kuba yabikoze atagambiriye guhisha ibimenyetso, ari ubujiji, ari ukutamenya. Usibye ko rimwe na rimwe amategeko bavuga ngo ntiwakwitwaza ko ibyo nibyo twigeze kuvuga ko utazi itegeko. Ariko ngira ngo niyo mpamvu mwaduhaye amahirwe kugira ngo n'abantu tubaganire tubabwire uko ibintu bigomba kugenda. Ni ukuvuga ngo impamvu ishobora kukwinjiza ahabereye icyaha ni ugukiza ubuzima buri mu kaga kuko hari igihe wenda nk'umuntu ashobora kuba akiri mu mwuka tuvuge nko ku bwicanyi ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba akeneye ubutabazi bw'ibanze. Kuvuga ngo icyo gihe winjiramo ukaba wakwinjizamo n'undi wagufasha gutabara uwo muntu kuko n'ubundi cya mbere ni ubuzima mbere y'ibyo bindi byose. Wa muntu akaba yavanwamo ariko nanone ntibibe ngo abantu bose baze binjiremo. Ni ukuvuga ngo hakagombye kwinjiramo abangombwa bakamukuramo niba bamugeza kuri ambulance bakamushyira kuri ambulance akagenda. Ariko iyo winjiyemo nk'uko natangiye mbiganira uko ninjiye ahangaha ni ukuvuga ngo uko winjiyemo niwinjiramo urakandagira musigamo ikirenge cyawe nufata urasigamo intoki zawe niwitsamura cyangwa n'ikindi kintu wakora ku buryo cyagera ntabwo bitworohereza kuko n'abandi bagiye habereye icyaha bisaba kubifata noneho bakazajya bahitamo ninde usanzwe aha ninde watabaye urumva ni ibintu biba bikomeye cyane. Ariko iyo udatabara ubuzima byaba byiza ubaye uretse ntiwinjiremo ntujye no kwereka kuko twagiye tugira cases nk'ubujura umuntu agakora ubujura wenda yafunguye idirishya bakashyiraho bya bintu bashyiraho bagafungura idirishya iyo ari ikirahure biba byoroshye gusigaho fingerprint zisigaraho neza ku buryo ushobora kuba wazibona. Noneho wa victim akazajya azana abantu kubereka afungura idirishya nawe ashyiramo ize ati dore uko byari byagenze undi nawe agafunga undi nawe agashyira n'ibyo tudashaka ko abantu mu by'ukuri bakora. Ni ukuvuga ngo ahantu habereye icyaha niba nabyita kuhubaha tuhubahe tuharinde niba ngombwa tuvuge tuti turashyiraho ntarengwa niba washyiraho umugozi mu gihe wenda RIB itarahagera polisi itarahagera kuko akenshi usanga uhagera mbere n'inzego z'ibanze n'abaturage batabaye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu uhageze mbere n'umuturage ni ukuvuga ngo byibura niba udafite n'uwo mugozi wo gushyiraho ku buryo bataharenga ariko uvuga uti hari ahantu wihegera wikongeramo ibindi bintu byawe kugira ngo utavangira iperereza. Karasira ni ibihe byaha mukunze gusanga byiciwe ibimenyetso ku buryo bibagora kuvumbura uwabikoze bitewe n'uruhare abaturage babigizemo ariko batabizi? cyane ibigendanye n'ubujura n'ihohotera. Ubwihohotera ndaza kurizaho uko bigenda n'ubujura urugero nari ndutanze
ni ukuvuga ngo ahabereye icyaha ubujura kuhakura ibimenyetso ubundi n'ahantu haba hasaba kubikora ku buryo bwitonze. Ni ukuvuga ngo kumenya ngo yinjiriye he, yasohokeye he, yakoze kuki, yafashe iki. Ibyo ngibyo bakunze kuvangamo ibindi bimenyetso ku buryo usanga rimwe na rimwe bitugora cyangwa ntibigire n'icyo bitanga, kubera ko abantu iyo umuntu yibye aravuga ati ya televiziyo yanjye barayitwaye, umuturanyi akabaraje, umuturanyi bakaza bose bakinjira muri salo bati dore ni hano yari ifashe, bagakoraho, noneho ugasanga habaye nk'umurima w'ibimenyetso by'intoki. Yego. Aho ni ku ruhande rugendanye n'ibigendanye n'ubujura. Noneho ibigendanye n'ibyaha by'ihohotera harimo gusambanya umwana cyangwa gusambanya ku gahato, ngira ngo biratandukanye. Umwana yatarageza imyaka 18 aba adashobora kwemera imibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga ngo umusamanije yaba yabyemeye yaba atabyemeye, ni ukuvuga ngo icyaha kiba cyakozwe cyo gusambanya umwana bakunze kwita mu zindi ndimi defilement. Ni ukuvuga rero iyo bimaze kuba urumva biba bisa nabi, imyenda yanduye, umwana yanduye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiza mu mutwe w'umubyeyi ni ukuvuga ngo umwana wanjye nuwamukuraho uriya mwanda buriya muntu wamwangije, kumva yahita amukarabya akamukuraho uwo mwanda. Ni ukuvuga ngo iyo amukarabije abamukuyeho bya bimenyetso byose. Ikindi ni ukuvuga ngo niba hari suspect wamenyekanye, ni ukuvuga ngo ntabwo agomba guhabwa umwanya wo kugenda nka karabe cyangwa agire gute. Ni ukuvuga ngo ni ukutumenyesha vuba cyangwa kumenyesha n'izindi nzego z'umutekano suspect, kuko nawe ukekwaho icyaha nawe tuba tumukeneye kugira ngo tumutware kwa muganga, nawe apimwe kurweho ibimenyetso ashobora kuba yakuye kuri wa mwana, ashobora kuba yangije. Ni ukuvuga rero icyo kintu cyo kubakarabya, kubahindurira imyenda, ni ukuvuga ngo na ya myenda nayo mu by'ukuri ibikeneye kuguma uko yari imeze, kugira ngo idakurwaho ibimenyetso biba biri buze gukenerwa. Ni ukuvuga ngo nk'uko twahoze tubivuga, ushobora kuba hari ibyo yamusizeho, ushobora kuba yamusizeho wenda amasohoro cyangwa n'ibindi bishobora kuba byakurwaho DNA. Ni ukuvuga rero ibyo byaha nibyo usanga rimwe na rimwe byavangiwe. Noneho wenda twajya no ku byaha by'ubwicanyi. Byaha by'ubwicanyi, ngira ngo ku bwicanyi ikintu kiba kidakwiye gukorwaho ni igikoresho cyakoreshejwe cyane, kuko umuntu wishwe we akenshi tumutwara gukorerwa autopsy, ni isuzuma ryimbitse. Ni ukuvuga ngo kumukoraho we cyane ngira ngo nta kintu byica cyane, kuko autopsy bigaragaze, ariko cya kintu cyakoreshejwe gishobora kuba kiriho ibimenyetso by'intoki biba gikoresheje, cyangwa niba gikoresheje nabi kikamukomeretsa, ukaba wasangamo harimo amaraso afite DNA zitandukanye, ku buryo nacyo ushobora kuba wagikuraho ibimenyetso. Mu by'ukuri urebye ahabereye icyaha henshi dukunze kujya ni aho ngaho, ni naho rimwe na rimwe tugira ingorane z'abinjiyemo. Ni ukuvuga ariko niba wa muntu yiciwe mu nzu, wamwishe afite uko yinjiye, afite aho yakoze, afite aho yakandagiye, ibyo byose, kuko hari n'igihe n'uwakoze icyaha rimwe na rimwe aba atabizi, n'inkweto yinjiranye izo yari yambaye ugasanga yakomeje kuzambara, ku buryo ushobora no kumufatira aho ngaho, kuko akenshi usanga abantu bakoze ibyaha ntabwo bakunze kujya aho bakoreye icyaha, kuko abavuga ati reka ndebe aho bigana, reka ndebe ko bamenya ko ari njyewe, naho abacungira hafi aho ngaho akavuga ati reka ndebe ko nta kantu nahasize akureho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba tugomba kuharinda ntihagire ujyamo, kuko ntabwo tuzi ujyamo ashobora kujyamo agira ngo ajye gukuramo ka kantu yasizemo, gashobora kuba katuma bigaragara ko ari we wakoze icyaha. Urebye muri rusange ibyo byaha bitatu nibyo dukunze kugira sini nyinshi, harimo ubujura, harimo n'ibyo ngibyo byo guhohotera abana cyangwa gusambanya ku ngufu,
n'icyo ngicyo cy'ubwicanyi. birumvikanamo ko niba ibyaha byakozwe umuturage yenda akaza kuhagera ibimenyetso bikaba byavangirwa ariko atabigizemo uruhare yenda nawe hari itegeko rishobora kuza kumuhana ariko buriya ukora icyaha hari n'igihe abikora n'ubwenge bwinshi ku buryo agaruka akanasiba ibimenyetso bigenda bite hagati yo gukora icyaha namwe kuhagera kugira ngo ibimenyetso bitaba byatambamiwe bisaba amasaha angahe ese mwebwe response yanyu igihe cyo kugera ahabereye icyaha ni ibiki bibagora hari nabishyira gute mu kinyarwanda hari aho twita first officer at the crime scene ni ukuvuga ngo ni nk'umugenzacyaha wa mbere wageze ahabereye icyaha ni ukuvuga ngo uyu munsi dufite abagenzacyaha kugera ku murenge ni ukuvuga ngo ahabereye icyaha umugenzacyaha ashobora kuhagera mu gihe gitoya kuko ntabwo aba ari kure mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ahantu aba afite ntabwo aba ari kure ni ukuvuga ngo aba afite uburyo bwo kugenda iyo adafite imodoka aba afite moto ariko noneho n'ushinzwe ubugenzacyaha ku rwego rw'akarere ashobora nawe kuhagera byihuse kuko nabo baba bafite amamodoka kuvuga ngo ni iminota ingahe biragoye kuko biterwa n'igihe twabimenyeye bikanaterwa n'aho byabereye ariko icyo navuga ni ukuhagera vuba byihuse tuhasanga na za nzego z'ibanze kuko akenshi ngira ngo ubuyobozi bw'ibanze turakorana neza baradufasha kandi bamaze kumenya icyo gukora kuvuga ngo niyo atinze gatoya wa muyobozi w'ibanze aba yahageze wa mugenzacyaha rero wa mbere uhagera yahageze ni ukuvuga ngo yigizayo abantu agakodoninga agashyiraho icyo dukunze kwita nyirantarengwa sinzi niba ari ikinyarwanda wa mugozi do not cross wa mugozi ubuze uriya mugozi hari uwawubonaga akagira ngo nibyo muri filime abona akavuga ngo ni ugukabya cyane muri rusange mwebwe hari iyo mwashyize uriya mugozi hari icyo mushaka kuvuga ni ukuvuga ngo uriya mugozi ushyirwaho ufite imimaro urenze umwe ni ukuvuga ngo umumaro wa mbere ni ukugira ngo abantu batinjiramo kugira ngo bagere gute bahangize yego ikindi uriya mugozi ushyirwaho bitewe n'ingano y'ahantu umuntu yagiye abona ibimenyetso ni ukuvuga ngo utuma abantu batajya hahandi hari ikimenyetso kugira ngo abe yagikoraho ni ukuvuga ngo cya kindi wahoze uvuga ngo umuntu agiye agakuraho ibimenyetso uvuga ngo wahageze ugashyiraho umugozi uwakwinjira akajya gukuraho cya kimenyetso noneho ntabwo ashobora kuvuga ngo ntiyarabizi ntabwo ashobora kuvuga ngo ntiyarabizi kuko deja uwo mugozi uba wahageze unamubwira uti aho hantu wihagera kubera ko hari ibimenyetso ugiyeyo rero atari umukozi wa RIB atari mu bashyizeho uwo mugozi aba ari ikibazo ni ukuvuga ngo arabibazwa ni ukuvuga ngo mu mikoranire myiza kenshi iyo tumaze gushyiraho uriya mugozi akenshi dukunze guhurira kuri sini na polisi kuko akenshi tuzihuriraho polisi dufasha kurinda dufasha kurinda cyane cyane kuri sini zikomeye hari nka sini twagiye tugira wenda nka sini ya grenade uvuga ngo akenshi usanga polisi ihari ikahagera tukahagerera rimwe cyangwa tukahayihatanga tugashyiraho uriya mugozi ikadufasha kugira ngo umuntu atagera gute atinjira muri uriya mugozi ni ukuvuga ngo na bya bimenyetso tudashoboye kuhakura usibye ko timu ubu ngubu dufite ngira ngo uyu munsi dufite timu ku rwego rw'intara zifite ibikoresho byabugenewe n'imodoka ni ukuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ko twifashisha umuhanga urenze ubushobozi bwacu kuri ibimenyetso habereye icyaha no kuvuga ngo wa mugozi icyo ufasha udufasha ko wa muntu najya kwinjira umwereka inzira yinjiriramo n'inzira asohokeramo ariko hari n'igihe kuri sini ahabereye icyaha biba ngombwa kwenda n'abayobozi hari abo twakwita tekinishiyani abatekinisiye babandi bajya kuri sini ariko hari n'igihe n'umuyobozi yifuza kuhaza yaba abayobozi ba RIB cyangwa wenda nk'umuyobozi wa polisi kuko turafatanya n'abayobozi mu nzego z'ibanze kuhagera n'izindi nzego dufatanya z'umutekano ni ukuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ko yinjiramo yego hari igihe wenda dushobora gukenera ubuhanga wenda bufitwe n'abasirikare ni ukuvuga ngo wa mugozi bavuga ngo urinjirira hehe urasohokera he kugira ngo nawe
ativanga muri bya bimenyetso cyangwa atongeramo ibindi bimenyetso bitari ngombwa. Wenda ikindi no ku baturage umuntu yavuga ni ukuvuga ngo ushobora kujyamo ukajyamo nabi ukavanga ugasanga nawe ugiye mu bakekwa kuko basizemo ibimenyetso byawe. Ni ukuvuga ngo nawe ku rundi ruhande bizagufata umwanya usobanura ukuntu wahinjiye, icyakugenzaga, impamvu winjiyemo, ugasanga nabyo si byiza. Kuvuga ngo byaba byiza ko tutinjiyemo cyangwa batinjiyemo kugira ngo bavange. Yego, hanyuma kuri bya bimenyetso bitaboneshwa ijisho cyangwa se bigoye bitewe aho wakoze bimwe bidafatika, ibimenyetso nk'ibi ngibi bigira amasaha yo kuba wenda bishobora kuba byavuyeho. Umuturage ibimenyetso bidafatika yabibungabunga gute? Hari ibintu byinshi byangiza ibimenyetso. Harimo imvura, harimo umuyaga, harimo abantu, harimo umuyaga niba uzanye ivumbi urabivanga, niba imvura iguye irabivanga. Ni ukuvuga ngo twe dutegetswe kuhagera vuba kugira ngo bya bimenyetso bitahava. Hari ibyo twahoze tuvuga ngo fingerprint zo zishobora kumaraho igihe gitoya. Ni ukuvuga ngo zishobora kumaraho igihe ku buryo n'igihe runaka hatagize undi muntu uzivangira, hatagize imvura ihagwa cyangwa hatagize ikindi kintu kizangiza, wazihakura. Ariko noneho hari nk'ibindi bimenyetso biba bisabwa gufatwa mu gihe gitoya, ariko nanone ni ukubirinda kenshi ikintu gishobora kuba cyagera gute cyabivangira cyabyangiza, kuko cyane cyane biterwa n'aho icyaha cyabereye. Niba icyaha cyabereye hanze mu ishyamba cyangwa ku gasozi, ntawe uzi uko ikirere kimeze, ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso biba bigomba kugera gute kwakurwa vuba. Byaba ngombwa ko bitakurwa vuba, aho hantu iyo tuhageze tubona kubihakura biri butinde cyangwa tubona imvura ikubye cyangwa iki, ni ukuvuga ngo tuba dufite amahema muri iriya modoka, ushobora kuhatwikira ihema kugira ngo bitangirika mu gihe umuntu ari kubihakura, agategereza ko imvura igwa igahita akabihakura kugira ngo bitangirika. Ni ukuvuga ngo rero ibimenyetso byangizwa n'ibindi bintu bituruka inyuma. Hanyuma ngo ndabivugira kuko njye byambayeho ahantu umuntu rwose yarahakandagiye mbibona ko avuye ahantu hari ikimenyetso gifatika, ariko uwo mwanya wo kujya kurega cyangwa se guhamagaza bati ubu se icyo kimenyetso cyaba kigihari, kandi koko ntabwo cyaba kigihari bitewe n'abahanyura ndetse n'ivumbi. Mu gihe ibyo bimenyetso bivuyeho hakurikiraho iki? Biba birangiriye aho? Ni ukuvuga ngo ibimenyetso dukura habereye icyaha ni bimwe mu bimenyetso twifashisha. Nanavuze ko ari n'ibimenyetso byiza kubera ko biba bifite icyo umuntu yakwita certitude mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo biba bifite ubwizere buri hejuru. Bifite ubwizere buri hejuru ugereranyije wenda n'amagambo umuntu yavuga, kuko ibyo umuntu yabonye ushobora kuza hano nkavuga ngo hano ni umutuku, ndakavuga ngo ni orange. Ni ukuvuga ngo iby'amaso abona ni kubivuga ntabwo biba byuzuye, biba bisaba kuzuzwa n'ibindi bimenyetso umuntu yabikwita bya gihanga. Biba bikenewe rero ko ibyo bimenyetso bigira, ariko ni ukuvuga ngo niba tutabihasanze cyangwa niba dusanze babyangije, wenda reka tugendere ku rugero. Ni ukuvuga ngo hari icyuma bicishije umuntu, baje cyari kiriho fingerprint, undi muntu azishyiramo. Ni ukuvuga ngo niba azishyizemo ubwo fingerprint ntituri buzishakeho, ariko niba kiriho amaraso, ya maraso arahuza cya cyuma n'uwishwe, kuko baraho kuyapima bavuga bati yicishijwe wenda iki cyuma. Nitubasha kumenya ngo iki cyuma ni icyande, tuzabaza nyiracyo tuti kino cyuma cyawe cyageze hano gute. Ni ukuvuga ngo ashobora kwica bimwe ibindi akabisiga, cyangwa usibye ko bidakunze kubaho, niba byose yabimazeho ni ukuvuga ngo turasubira kuri bya bindi byacu bya kera, dusubire ku bimenyetso by'ubuhamya. Dukoresha ubuhamya, ninde wamubonye, dukoresha ya tekinoloji. Yahageze, niba yarafite telefone turamubaza tuti, kuko hari nka kese twagiye tugira, ugasanga nk'umuntu wakagombye kuba ari Rwamagana umusanze Kabuga ukoresheje ikoranabuhanga. Warangiza ukamubaza uti se mu ijoro ryo ku itariki ni wari uri he? Avuga ati ngenda ndi Rwamagana. Ntiwigeze uva Rwamagana? Sindigeze mva Rwamagana.
nibyo telefone yawe se yari iriho wari uyifite nari nyifite ukavuga uti okay nta kibazo noneho iryo koranabuhanga ryaza rikamushyira ikigali noneho ukamubaza uti se kuvuga ko ikamushyira kavuga ko wari Rwamagana tukaba tubona ko nijoro wageze Kabuga ukongera ugasubira Rwamagana byagenze biti akenshi avuga ibindi aravuga ati okay tako nari nakibagiwe ati narahageze ariko bawumva ko nk'umugenzacyaha wegeranya ibimenyetso bawumva biba bifite ikintu bivuze no kuvuga rero iyo bimwe bibuze dukoresha ibindi kugeza igihe tugeze ku bimenyetso bifatika bigaragaza ko umuntu yaba yakoze icyaha. Tuvuge gato ku bijyanye n'ibyaha by'ikoranabuhanga kuko kuri ubu ngubu birimo kugenda bigaragaza umuvuduko kandi ababikora ni abantu akenshi baba ari n'abahanga mu ikoranabuhanga ku buryo banasiba n'ibimenyetso. Mu gukurikirana icyaha umuntu arakubwiye ati ngewe username na password yanjye byaribwe, ibyo ubona muri mudasobwa sinjye wabikoze, byakozwe n'umuntu w'ibyo username na password yanjye. Icyo gihe ntago aba akongereye akazi mu bijyanye n'iperereza no kuvumbura ibyaha. Ese ko turi kuganira ku bijyanye no kurinda ahakorewe icyaha, icyo gihe iyo mudasobwa mubasha kwinjiramo gute kugira ngo umenye umuntu runaka w'ibyo username na password akabikoresha mu kugira ngo akore icyaha ariko harafashwe utari wenda? Icyo navuga ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakoze icyaha n'abantu benshi bakora icyaha, intambara barwana ni ukutagaragaza ko bakoze icyaha nk'uko wari ubivuze. Ariko ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ubwo tugarutse hahandi habereye icyaha, ni ukuvuga ngo niba hari ibyo tuhasanze, intambara iba iriho ni uguhuza cya gikoresho n'uwagikoresha. Wibuke kandi mu kudusubiza wibuke ko harimo na hacking, umuntu ashobora kuba yabikora remote akabikorera ahandi kandi ari kubikora kuri iyo mudasobwa. Aho ngaho ni ukuvuga ngo tugeze ahabereye icyaha, ni ukuvuga ngo tuhakura ibyo bimenyetso, ariko akenshi duhamagara abantu bo muri cyber kuko usanga akenshi timu zacu ntabwo turazigezamo, timu za crime scene ntabwo turagezamo abahanga mu by'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo iyo duhagurutse duhagurukana n'uw'ikoranabuhanga, abazi icyo ari bukore, abazi uburyo iyo computer ari buyihakure, abazi uburyo ari bukore extraction muri telefone. Baba bafite na software software ubwo umuntu ayivuga gute mu Kinyarwanda? Programu za mudasobwa. Programu za mudasobwa, bafite programu za mudasobwa zifasha kuba zakora ibyo byose. Ni ukuvuga ngo rero ni nk'uko twifashisha, nahoze mbikubwira, twifashisha za laboratory. Ni ukuvuga ngo iyo tubona harimo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ya timu yacu ihagurukana n'umuntu uzi iby'ikoranabuhanga, akabaza uburyo ari bubikureho, akabaza uburyo ari bumenye ukuntu asigasira ibyo bimenyetso, kuko akenshi timu zacu ni abantu bafite background ya forensic. Iyi forensic ntabwo ari ntuza, ntabwo ari forensic ya ntuza cyber, ni forensic iyi ngiyi isanzwe. Ni ukuvuga ngo bashobora kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'umuntu, biva ku muntu no kubihuza n'ahabereye icyaha. Iyo rero bibaye ngombwa ko twifashisha dukeneye hari ibyaha by'ikoranabuhanga, twifashisha umuntu w'ikoranabuhanga nawe akazana ubuhanga bwe. Ngira ngo mwazakora ikiganiro na director wa cyber kugira ngo noneho wenda abyinjiremo n'iby'ikoranabuhanga. Ariko icyo navuga aka kanya nuko dukorana nabo umunsi ku munsi, duhagurukana nabo, duhagurukana na timu zabo. Usibye ariko nabo niyo bibaye ngombwa ko twifashisha aba RFR niyo dukunze kwifashisha, kuko hari nk'igihe nk'umuntu aba yarishwe agahambwa vuba vuba adakorewe autopsy. Bikaba ngombwa ko wenda hari ibimukenerwaho gufataho sample za DNA cyangwa iki. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hari igihe twifashisha abantu ba RFR, umuntu bakamukuraho sample za DNA bakazikoresha mu byo twaba dukeneye, niba ari umuntu dushaka kumuhuza nawe cyangwa ibintu bijyanye n'amasano. Ni ukuvuga ngo umuhanga uwo ari we wese twakenera turamwifashisha, byangwa ko tumutwara kuri crime scene tukamutwarayo kugira ngo akoreshe ubundi buhanga twe tudafite
mu rwego rwo kwegeranya ibimenyetso. Makosa turi kuganira ku bijyanye no kurinda ahakorewe icyaha ndetse n'uruhare umuturage agira mu kurinda aho hantu kw'ibimenyetso bidasibangana. Icyo nifuza ko yenda Jean Claude Karasira yadusobanurira ni ikijyanye n'abashakanye habaye ihohoterwa, umugabo arakubiswe cyangwa se umugore yakubiswe ndetse n'inguma ziragaragara, ariko muri kwa guhisha ibimenyetso no kutagira ngo yenda abangamire umuryango akavuga ati nge nagonze urukuta nijoro niyo mpamvu ubona ijisho ryabyimbye. Iyo dosiye urayitangira ute? Uraza kuvumbura ute ko umuntu yamukubise kandi n'ufite uruguma avuga ngo nagonganye n'urukuta nijoro umuriro wabuze? Kuvuga ngo hari icyaha kigaragara, ariko wa wundi ufite ikimenyetso ari kukubangamira nta nubwo ashaka ibyo bimenyetso bigeraho. Wa muntu wahohotewe tumutwara kwa muganga, tumutwara dufite ntuza abantu ba forensic, dufite abaganga ba legal forensic bafite ubwo buhanga. Kuvuga ngo yiga nk'ibyo bise bafite. Niyo bavuga ngo icyo birahera ku bushake bwe bwo wakubiswe. Niyo mpamvu nanone rero dusubira inyuma tukavuga tuti ese abantu batugezaho amakuru. Niyo mpamvu tubyuka mu gitondo tuvuga tuti nyamuneka nimudusangiza amakuru. Uvanga abantu bagomba kudusangiza amakuru kuko hari ibibera nibyo bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo zirara zishya bwacya ugasanga nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ese amakuru turayabona duhera ku nzego z'ibanze, ushinzwe umutekano, umuyobozi w'umudugudu, ariko noneho n'umuturanyi. Kuko iyo ugiye mu mategeko niba hari ihohoterwa riri kubera ku muturanyi wawe uzi ugaceceka, bikaza kugaragara ko wamenye ko ihohotera ryabaye ugaceceka, ubwo nawe ni ikibazo kuri wowe. Reka da? Ikibazo kuri wowe kuko ukuvuga ngo iyo wabonye ihohoterwa ribera mu ngo ugaceceka nawe bikurikiranwa. Ko abanyamujyi tubaho mu buzima bwo kumenya ibyawe. Ukiteranye. Ni ukuvuga rero ni challenge, ariko ni ukuvuga ngo rwa rugo rubamo bangahe. Hari kese twigeze kugira ariko byo byari ihohotera rishingiye ku mutungo. Abana baraza barambwira bati ariko bati mu rugo hari ikibazo cy'ihohotera, bati udufaranga twose mu mazana papa aradutwara kandi adupfusha ubusa. Ni ukuvuga ngo byavuye mu rugo. Ibyabereye mu nzu uhuye nawe mu gitondo ugasanga afite igikomere akubwira ati nanyereye nikubita hasi, mu by'ukuri ni imbogamizi ikomeye kuko igihe adashaka kuvuga biragoye kugira ngo uzasome mu mutima we umenye ko icyo cyaha yagikorewe. Ariko icyo navuga aka kanya ni ukubwira abahohoterwa ko wa muntu uguhohotera azageza n'igihe, kuko abyumva nk'uburenganzira. Wa muntu uguhohotera azagira n'igihe akwica. Ni ukuvuga ngo rero bitangira ari bikeya musabana imbabazi, akongera mugasabana imbabazi, ariko numva izo mbabazi zakabayeho inzego zikora ubugenzacyaha zabimenye na statement yanditswe, kuko hari igihe bigera hahandi birenze cyangwa n'inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze zigakora akaraporo kakaba gahari, kuko hari igihe bigera kuri rwa rwego bya bintu wabitse udashaka kuvuga ukumva ukeneye kubikoresha, wenda ukeneye nk'ubutane, ugeze hahandi udashobora ubona ashobora no kuzakwica. Ni ukuvuga ngo rero bya bintu byose wagiye ubika wagumanye utabwiye RIB, utabwiye inzego z'ibanze, bya bintu bizakugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo ntutekereze ko waguhohoteye umunsi iyo ngeso yo guhohotera iri bushirane n'iyo nshuro yaguhohoteye. Hanyuma mu gihe umuntu yabonye ibimenyetso abimenyesha inzego za hafati, nihe agomba kubimenyesha? Habagera hate? Haba hari umurongo wa telefone muri rwa rwego rwo gutanga amakuru? Yego, hari imirongo itishyurwa, irimo umurongo w'116. Ni ukuvuga ngo niba habaye ihohoterwa ushobora guhamagara umurongo, ushobora guhamagara 35 12. Nawo ni umurongo utishyurwa mu gihe habayeho ihohoterwa, ariko ni ukuvuga ngo niyo mirongo hari abantu baba biteguye kubakira kumva icyo kibazo, kuko kenshi barayihamagara
tukagira intervention zihuse. Ni ukuvuga ngo ibiri mu mujyi wa Kigali, ariko iyo uhamagaye uravuga uti ndi hehe, tuba tuzi umuntu ukorera aho ngaho, tuza tumubwira akaba yahagera. Ariko hari na website ku bantu, no muri iki gihe byarakoze cyane, muri iki gihe cya covid. Ni ukuvuga ngo hari nirib@info@gov@rwa. Ni ukuvuga ngo uwo murongo nawo urakoreshwa ku buryo ushobora kuba wakwandika ugatanga ikirego, twamara kucyakira byangombwa tukaguhamagara, ukaza noneho ukadusobanura neza utiribuza. Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga, ushobora guhamagara n'umugenzacyaha ukwegereye uramutse uzi telefone, cyangwa ukaba wagera cyane kugera aho RIB ikorera iyo icyaha cyabaye, kuko hari ibyo twihererana cyangwa tukabibwira inzego z'ibanze ari ibyaha, usanga inzego z'ibanze ntabwo zizi ukuntu ziri kubikora neza, ugasanga zirabigumanye kandi icyaha cyakozwe. Twakagombye gukora iperereza ryimbitse kugira ngo abanyabyaha bashyikirizwe ubutabera. Ni ukuvuga ngo ni imikoranire, ni ugusangira amakuru. Ese ko hari igihe umuyobozi mu nzego z'ibanze yifatira icyemezo kandi hari ahantu habaye icyaha, akabikora mu mutaka wo kuvuga ngo nanjye ndi umuyobozi, rimwe na rimwe mwahagera mugasanga yagize uruhare mu kwangiriza ibimenyetso, ariko yenda atabizi kubera ko yabikoze mu kuvuga ati narindaga umutekano wa hano, ariko nawe mukasanga fingerprint ze, ibirenge bye. Ibyo bintu mujya muhura nabyo? Hari ubutumwa mwabaha? Bigenda biti iyo mwasanze byavangiwe n'umuyobozi mu rwego rw'ibanze gutyo? Twagiye tugira kese z'abayobozi b'ibanze bakemura ibibazo bidakemurwa n'inzego z'ibanze binabarenze. Kuvuga ngo hakaba yabayeho nko gusambanya umwana w'umukobwa ufite 16, 17 cyangwa n'umusore, ugasanga umuyobozi w'ibanze yagiye ku muryango w'umusore n'umukobwa yabahuje bacecetse. Ni ukuvuga ngo wa muyobozi w'ibanze rwose arakurikiranwa nawe ku cyaha. Icyo yenda ni igikomeye, ariko umuturage yibye ihene aranayibaza. Umuyobozi ati kugira ngo bamumenye ndetse nawe acike kuri ubu bujura, turamwambika rwa ruhu rw'ihene n'igihanga azunguruke mu mujyi hose. Uwo muyobozi bigenda bite? Hari ibimenyetso yangirije? Hari uburenganzira bw'aho umujura nawe? Ukuvuga ngo uwo muyobozi yinjiye mu nshingano zitarize. Ukuvuga ngo ubujura ni icyaha gikurikiranwa na RIB. Ukuvuga ngo umujura afite uburyo bwo gukurikiranwa, ntabwo kuko na wa muntu rimwe na rimwe cyangwa igihe tugendera ku marangamutima, wa muntu nubwo aba yakoze icyaha hari uburenganzira afite nubwo ari umunyacyaha. Harimo uburenganzira bwa dignité, ukuvuga ngo kubahwa nk'umuntu. Yego. Ukuvuga ngo rero wa muyobozi w'ibanze wafashe icyemezo cyo kumwambika uruhu rw'ihene akamuzengurutsa aho hose, uvuga ngo icya mbere yinjiye mu nshingano zitarize, kuko ntabwo ari ushinzwe gukemura ibyaha bikorerwa iperereza bigakemurwa na RIB. Icya kabiri aba yinjiye no mu burenganzira yabo, wa muntu uburenganzira bw'aba yaburenzeho, uburenganzira bwo kugirirwa icyubahiro, uburenganzira buri mu itegeko nshinga. Uvuga ngo kumuzengurutsa hariya nubwo ari umunyacyaha nubwo aba ari umunyacyaha, ariko afite uburenganzira aba afite nk'umunyacyaha butari ntarengwa. Nk'uko nubwo ndi umukozi wa RIB, umuntu yanyibye nkamufata, ntashobora kugenda ngo umushyire muri annexe mufungirane amezi 2 nubwo n'umukozi wa RIB. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hari uburenganzira bwo kwishyira akizana mbanishe. Bivuze ko rero nta muyobozi w'ibanze ntabwo ari ushinzwe guca imanza ngo nahiza zice mu buryo bwica human rights. Ni ukuvuga ngo rero aba yakoze amakosa, ni ukuvuga ngo niba hari ibyaha yakozwe nawe bikurikiranwaho, cyangwa niba nta byaha birimo akagirwa inama, kuko hari inzego zifite ubwo bubasha zahawe n'amategeko, ziba zigomba kubukoresha nk'uko amategeko, kuko ari ubugenzacyaha, ari ubushinjacyaha, ari inkiko, nizo nzego ziba zihagarariye abaturage leta iba yaratumye kugira ngo zijye gukora ako kazi, kuko akazi dukora. Aba bitwa bunzi bo ntihari igihe bunga bafitanye ibibazo ndetse byanavuyemo icyaha, ugasanga n'ibimenyetso ndetse byarazimangatanyijwe burundu bitewe n'uko bunzwe, ariko icyaha cyari cyabaye. Ukuvuga ngo itegeko ry'abunzi
itegeko ry'abunzi rya nyuma ngo ryatsa abunzi ububasha bwo gukurikirana crime ibyaha. Ntabwo bakurikirana ibyaha, ahubwo bashobora gukurikirana ibintu bijyanye n'imbonezamubano. Ni ukuvuga ngo abunzi nabo binjiye mu gukurikirana ibyaha. Mu itegeko rya mbere hari ibyo bashoboraga gukora ry'abunzi, ariko uyu munsi byagarutse mu nshingano z'inzego zishinzwe ubugenzacyaha. Ni ukuvuga ngo rero wa mwunzi ufashe icyo cyemezo, ibyaha akoramo arabikurikiranwaho, amakosa akozemo nayo akakurikiranwa ku rwego rw'umwuga, ibyo umuntu yakwita professional faults. Ni ukuvuga ngo amakosa aba yakoze mu rwego rw'umwuga. Ni ukuvuga ngo nabo twabakangurira gusoma itegeko ryabo, bakareba ibiri mu nshingano zabo, ibitari mu nshingano zabo bakabirekera inzego zibifitiye ububasha. Reka tugushimire, kuko muri rusange umuturage ubundi yabona icyaha cyabaye atekereza neza ko wenda ushobora kuza kumukemurira ikibazo ari umuntu w'urwego rw'iperereza, ariko buriya we ubwe ntabwo abaza uruhare ashobora kugira mu gukumira kwangirika kw'ibimenyetso. Ni nayo mpamvu tuba turi kumwe hano, ariko byanga bikunda nk'urwego mukuriye, mufite imbogamizi mukunze guhura nazo mwagiye mu kazi kuri tele, mukavuga muti rwose bino tuzabiganiriza abaturage babimenye. Uyu no mwanya muba mufite kugira ngo mubwire umuturage udukurikiye muti ibi ngibi ntabwo bikorwaho na runaka, ibi ntugakoreho, ni ibyacu, tubikora mu gihe kimeze gutya, have rekeraho. Kuko akenshi twatangiye tuvuga tuti umudamu ufite n'uruganda, urumva ni umuntu usobanutse. Abakozi baguye muri siteri n'ibika ibinyabutabire bakoresha mu ruganda, abonye ko abakozi bapfuye, abwiye abakozi bagenzi be ngo nibabavanemo. Urumva aho harimo ibintu bijyanye no kutasobanukirwa neza ibimenyetso, kurinda ibimenyetso n'ibiki. Uyu ni umwanya muba mufite kugira ngo musobanurire umuntu kugira ngo atazanitwaza ngo sinari mbizi. Ni ibiki mubona abaturage bakwiye kumenya nyuma y'uko dusoza iki kiganiro? Icya mbere abaturage bagomba kumenya ni uko RIB idashobora kugera ku nshingano zayo hatariho ubufatanye n'abaturage. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo ubufatanye bwabo burakenewe ku mpande nyinshi, harimo kuduha amakuru, harimo no kudufasha kurinda ahabereye icyaha. Cya kabiri, ubwo kirahita kinjyana kuri icyo cya kabiri, ni ukuvuga ngo ahabereye icyaha ni ntavogerwa. Yego. Impamvu ishobora gutuma havogerwa ni ugukiza ubuzima cyangwa gusigasira ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo nubwo abaturage batize cyane iby'ahabereye icyaha, ariko ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso abona imvura igiye kugwa, abona imvura ishobora kukinyagira, ntabwo agomba kugikuraho kiri, ariko ashobora kugitwikira ikintu kugira ngo cya kimenyetso kitagira gute kitangirika. Ariko noneho igikomeye cyane ni ukubuza abantu kwinjira ahabereye icyaha mu gihe gitoya kiba gihari, kugira ngo umugenzacyaha wa mbere ahagere akore ibyangombwa. Ikindi cya gatatu ni ugusangira amakuru. Navuze umurongo w'116 ushobora kuduhamagaraho. Ushobora no guhamagara kuri 0788 311 664, cyangwa bagahamagara 0788 311 70, kuko nawo ni umurongo wa ziriya modoka zihuta zije kugera ahabereye icyaha. Ariko bakaduhamagara nyine babujije abantu kugera ahabereye icyaha muri uwo mwanya muto. Ni ukuvuga ngo umurongo wo bahamagara muri iyo ngiyo uzi icyo wakora ako kanya kugira ngo ahantu habereye icyaha harindwe, kuko ahabereye icyaha niwo musingi, ni foundation, niwo musingi w'iperereza ryuzuye, kuko biriya bimenyetso dukora ahabereye icyaha nibyo biza navuga bikuzuza bya bimenyetso bindi bishingiye ku byo tuvuga, byo dukunze kwita ubuhamya. Ubwo rero nasoza mvuga ngo ni ubufatanye mu kazi. Reka dushimire cyane Jean Claude Karasira. Ibyo twaganiriye ni ibijyanye no kurinda ahabereye icyaha, uruhare rw'umuturage mu gutangaza amakuru y'ahabereye icyaha ndetse no kuharinda.
kuhagendagenda kuhakorakora kandi habereye icyaha ushobora nawe kwisanga mu bafatanyacyaha kandi nk'uko twatangiye tubivuga ntago kuba utari ubizi bivanaho kuba icyaha cyakozwe. Reka tugushimire cyane, mwakoze. urakoze cyane.